Yes, ibihe byiza kuri wowe ukunda filime Inzira y'umusaraba, reka nizere ko umeze neza, reka nizere ko Imana ikomeje kukurinda weekend nziza weho n'umuryango wawe. Iyi ni filime Inzira y'umusaraba, murabona ko wa munsi mwari mutegereje muri benshi w'ubukwe, murabona ko twawusatiriye, murabona ko ni wo munsi twinjiyemo, bitari bya bindi by'ibihuha cyangwa se mwagiye mubona amafoto menshi, mugenda mubona edit nyinshi, mugenda mubona amafoto ya Cyusa ndetse na Iribagiza bisa nk'aho ari ubukwe ariko mugasanga sibwo, mwatuburiwe kenshi murihangana, ariko noneho uyu ni umunsi wa nyawo w'ubukwe ndetse nk'uko muri kubyibonera na edit irimo, muri kubona ko uyu ni Iribagiza, muri kubona ko uyu ni Cyusa ndetse na papa we, muri kubona na mama we, ababyeyi bombi bagiye rero gusaba, niho bambara imikenyero nta handi. Ubwo rero umuhango wabyo ndetse n'ibikubiye muri iyi video byose turagenda tubigarukaho muri iyi episode ya 42 igiye gusohoka mu kanya saa tanu. Mwibutsa ko filime isigaye isohoka saa tanu za mu gitondo, ntago igisohoka muri ya masaha ya saa munani. Hanyuma ejo twe turi kumwe n'abantu mbagira inama yo kwiteza imbere, ariko nanone twongera kugaruka no ku bindi bibazo bigiye biri muri filime Inzira y'umusaraba, ari naho twatangarije ko abantu bagomba guhabwa ibihembo ari abo mu gihugu cy'u Burundi batanu ba mbere barebye filime bagatangirana nayo kugeza na n'iyi saha. Uyu munsi rero ku wa gatanu niwo munsi w'intsinzi, niwo munsi twagombaga gufata bamwe muri abo ngabo batanu, ariko ku munsi w'ejo ikibazo cyabayeho kigatuma mwebwe batanu mutuzura. Ubu ngubu hari abantu babiri bonyine banditse, abenshi bagiye muri comment bandika ko batangiranye nayo, ariko ikibazo cyagiye harimo abo nagiye mbona Irakoze byonyine, sinze kubona ibindi andi mazina, bitewe n'uko mutakanze like ngo mukande kuri ka gapfunsi umwirondoro wanyu uze. Narababwiye ngo mudakanze hariya dusoma ibitekerezo watanze, ariko amazina yawe yose ntituyabone, kandi ubu ngubu byari ngombwa ko nza ngasoma amazina y'abantu mwatsinze cyangwa se y'abantu mwakurikiranye iyi filime kuva itangiye kugeza ubu ngubu, nkayasoma nkabahereza nimero kugira ngo ibintu bigende neza. Nimba rero ku munsi w'ejo nawe wari wanditse muri comment, nawe waratangiranye n'iyi filime, uyu munsi ni wo munsi wa nyuma wo gutwara ibihembo byawe. Kuba rero utarakoze ibyo bintu ni bimwe mu byatumye nabona umwirondoro wawe. Gerageza ushake uburyo uza kubikora muri kino kiganiro, utubwire nako ndaza gukora ikiganiro cyihariye cyabyo kugira ngo muze gushyiramo amazina yanyu, ariko mwana kanze kuri ako gapfunsi kugira ngo tubone amazina yanyu birare birangiye bigenze neza nk'uko tubyifuza twese muri rusange. Nitwa Bosco Nsabimana, nkwaye ikaze kuri channel. Nimba uri mushyashya uhagere wumva utekanye, hari ibihembo biri gutangwa na channel ya Big Family TV by'umwihariko mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru y'ubunani ndetse na Noheli umwaka wa 2024 turimo. Ubwo rero nawe nimba waratangiranye n'iyi filime mu Rwanda, mukomeze kubyandika muri comment. Nimba waratangiranye nayo ukomeze kubyandika, ntuzacike intege. Uko nkomeza kugenda mbona izina ryawe rigarukamo, nitugera mu Rwanda nawe nzahita ngufata ngushyire mu banyamahirwe, cyane ko ubu ngubu twahereye mu bihugu byo hanze y'u Rwanda kugira ngo tugende tugaruka mu gihugu iwacu i Rwanda. Ibwo rero ako karakanyuzemo, reka twigire ku munsi w'ubukwe bwa Iribagiza ndetse na Cyusa. Ku munsi w'ejo twasize Mukanambara Fabiola bari gupanga kuba bahitana Iribagiza bakamwica kugira ngo imigambi yabo iburizwemo, bareke kubatahura, cyane ko twabonaga yuko inkuru n'ibibi byose bakoze bishobora kuba bigiye hanze. Ubwo rero Mukanambara aravuze ati nibiba ngombwa Iribagiza turamwambura ubuzima, babifatira umwanzuro ko bagomba kwica Iribagiza. Aho ngaho rero nanone Cyusa nawe yari ari gupanga ubundi buryo ki yarokora Iribagiza, nubwo yari ari mu mazi abira. Ababyeyi be bari kwibaza uburyo yaba arateye inda uyu mukobwa Isimbi, undi mushiki we akavuga ati bararyamanye, ariko ntibivuze ko kuryamana n'umuntu ntabwo ari igisobanuro cy'uko yaba yaramuteye inda. Ibyo bibazo byose rero bakomeje kubyibazaho. Mu kajoro k'umugoroba baricara nk'inama y'umuryango, baraterana. Cyusa ababwira uko byagenze kose, ababwira uburyo yaryamanye na Isimbi ndetse anababwira ko yaryamanye na Isimbi mu buryo atazi. Ni cya gihe
mu bigeze kumuroga, ubwo abo twagendanye, abo twatangiranye, abo twakomejanye muracyibuka, uwo munsi baroze Cyusa akajya aheka isimbi, akajya yitwara uburyo atazi, ababyeyi be bari bahari, yaba mama Isimbi, mushiki we Fabiola ndetse n'abandi bari bahari bateranye, ngira ngo ibyo mwarabibonye. Uriya munsi rero ni nawo munsi wabereyeho ayo mahano, ariko yabaye ku buryo bwo kuba bari bamuroze, ntabwo ari uburyo bwari bwateguwe. Rero biragaragara yuko Isimbi adatwite, ngira ngo mwaramwiboneye muri izi episode yakinnye, nubwo yavuze kuriya ariko nta bimenyetso bihari bigaragaza ko atwite. Wa munsi rero azanira ibipimo nyina ukuntu byagenze, yaragiye afata ibipimo by'undi muntu utwite arabimusaba, amaze kubimusaba arabizana abyereka nyina nk'aho ari we bapimye, byari imitwe yo kugira ngo nyina akunda bimugiremo, ariko ntabwo Isimbi atwite. Icyo cyo turakirokotse, ntabwo inda ye izigera ibarwa ku musore wacu Cyusa dufana. Urumva ko ako kari agatego yateze, ariko icyiza ni uko iyo mitwe twagiye tuyivumbura. Ibyo byose muzagenda mubibona muri iyi filime Inzira y'umusaraba. Nyuma y'igihe rero, cyangwa se nyuma y'akanama kateranye ku mugoroba, umuryango wo kwa Nkubito na mama Cyusa ubwo muri rusange bafashe umwanzuro wo kuza bagasaba Iribagiza. Baravuga bati tugiye kujyana inkwano tunamusabe, niba byanga turamujyana uko biraba bimeze. Bateguje Iribagiza, Cyusa afata Iribagiza mu ibanga, kumwe Iribagiza yinyabyana hariya batabizi, ajya kumukodeshereza umukenyero, ururabo ndetse n'ibindi byose, aramusokoresha amuzana ameze neza. Iribagiza yinjiye mu rugo iwabo, babona arasokoje batabizi, imikenyero yari ayifite mu gikapu. Hashize akanya bagishaka kumutoteza ngo bamubaze impamvu abaye mwiza cyangwa se impamvu yihinduye, nibwo bagiye kumva bumva umuryango wa Nkubito uri gukomanga, uri kumwe n'abandi bantu, pana kumwe kuvuga ngo baraza bonyine. Umuryango rero wo kwa Rugema wabuze icyo uvuga, ubura uko uri bwikure muri izi soni, niko gutuma bemera bagasaba uyu mugeni wacu Iribagiza. Ubu ngubu bakaba bamusabye ndetse n'inkwano zikaba zatanzwe, ikibura ari ukumuvana mu rugo hano kwa Rugema. Ariko rero tunaboneraho kugira inama Cyusa, kuko kuba yamusabye n'ubundi bakaba banamumuhaye akamusiga hano ni ikintu kibi cyane, kuko sinzi ko iri joro Iribagiza ashobora kurimara, nyuma y'uko bamusabye bakaba bamutanze, bakaba bariye n'inkwano. Ndumva bishobora kuza kuba bibi, bakaba bamugirira nabi bakamwica, Cyusa akabura umugeni we. Ubwo rero icyo nasaba Cyusa, namwe dufatanyije muri rusange muri komenti, tumusabe iki? Tumusabe ko yagenda akahamukura, kuko n'ubundi bamumuhaye. Ikijyanye n'ubukwe burambuye tuzabukurikirane nyuma, ariko iyo wasabye n'ubundi ntacyo biba bitwaye, ubwo ubukwe bwaba na nyuma. Icyiza ni uko mwakoze ibintu twishimiraga, kandi abafana b'Inzira y'umusaraba bari bategereje kuzabona. Urumva ko rero ni ibintu byiza cyane, kandi wewe uri kumva kino kiganiro ndizera ko wari ubitegereje, wanabiharaniye kugira ngo bigerweho. Mwagiye mutanga ibitekerezo, mutubwira ibyo mwifuza, mwarakoze cyane kwifuza ikintu cyiza. Niyo mpamvu filime Inzira y'umusaraba ihari ku bwanyu, natwe turabasezeranya ko tuzakomeza kubaha ibintu biryoshye kurushaho. Abifuza gukina filime namwe, mu kiganiro kigiye gukurikira tugiye kuvuga nimero ndetse tunavuge amahirwe y'abatsinze kugira ngo birusheho kugenda neza. Bye bye.